Denise urantengushe ijya hino umva nkubwire je n'umwana atakumva ariko urantengushe pe wari ubizi ko ushobora kuzana umwana icyambere akaba ari igisambo icya kabiri ese buri uyu mwana aramutse arwariya agapfa akagwa mu maboko yawe hano muri rugo rwanje uragira ngo byakorohera bitashaye mwa kuri mu muhanda zino saha bayiki papa yataye ngwiki papa yataye siku yakutaye unasiaje kugutaha none byagenze ute mama yajaje hamwe na papa mama rigenda akaza papa na bana haguruka umbwire haguruka papa yabyaranye na mama rero yarabagiye iwabo nuko rero papa aja kuzana undi mugore arangije nuko rero mama abona atakomeza kundera jyenyine papa nawe adaha nuko rero afata umwanzuro tuja aho papa baga nuko rero papa mama nzigayo nuko rero papa nawe ahita none se yaje kugutahana oya nose iyo ugumayo ukaguma hamwe na papa wawe ukanga kuhava yahise anyirukanga yego nose buriya nyoko akimara kugusiga kwa papa wawe yahise aja yahise asohoka arigendera yasohotse igipangu aragenda buriya ndaguze iyo yagiye ngiye kukujana rero ndebe ko nagufasha nose ubundi witwa nde Fabrice tugende umva rero wa mwana we suzi ko nagutoraguye waba uzi yuja umutware agiye kuza amaze kumbamagara witware neza witonde turavuye ku kazi yari amaze y'igihe ubwo rero nubona ageza witware neza uba umwere uba umwana mwiza ukumva umva rero nizere ko wabyumvishe ni karibu ese ni mwebwe niki bite ni byiza karasheri amakuru ni meza bite sha ni byiza amakuru umuntu aba ananiwe bitewe n'akazi byari bimeze neza ariko nta kibazo none se aka kana bite byaho kano kana kaje kuba hano nako muri famiye yawe se naragatoraguye ubuye buryo nyine nagasanze ku muhanda kari kurira ndakazana mukabana izi nta babyeyi afite baramutaye ababyeyi se urabazi ku buryo wumva ko baba bamutaye ntabwo mbazi bivuga ko umwana wamusanze ku muhanda umuzi ababyeyi be ntubazi gutyo gusa urangije uramuzana nasanze ari kurira yabuze yaje ndamubaza ati si byagenze gute arambwira ati yagiye kwa se kubera nyina bari baramutereye inda iwabo igihe nyina rero amujanye kwa se ise aramwanga ubwo bamwirukanga bamusanga mu muhanda madamu
amategeko y'uburyo bwo kurera umwana wawe yazi? Amategeko y'uburyo bwo gufata umwana ku ruhande, yawe imfubyi, yawe iki, amategeko yo kugira ngo umwakimurire bita kumwadabuta, urayazi? Ndayazi. Igihe cyose ufite umwana utazwi na leta, utanditse, ni ikibazo. Gusa kwanza ndagira ngo njye nawe dufate umwanya tubiganire, si ngombwa kuvuga byinshi cyane. Niyo tujya kubiganiraho gatoya. Denise urantengushe, igira hino, umva nkubwire, njye n'umwana atakumva ariko urantengushe pe. Wari ubizi ko ushobora kuzana umwana icya mbere akaba ari igisambo? Icya kabiri, ese buriya uyu mwana aramutse arwariye agapfa akagwa mu maboko yawe hano muri urugo rwanjye, uragira ngo byakorohera? Nawe ari kumpamagara nabaretse. Umva nkubwire rero, ibyo ukinisha ujye ubanza wigi umenye ko bifite ingaruka. Gufata umwana icya mbere agomba kuba yanze, ubundi waramwanjije. Oya. Ukora ibintu ushaka kugaragaza impuhwe ariko ugasanga birimo ubujiji. Izo ngaruka zose zidamutse zibaye kuri wa mwana, icya mbere ntiyanzuye, icya kabiri ntumuzi, mumusanze ku muhanda. Ese ubwiye niki impamvu nyine yamutaye na sakamwanga? Kuko isi bo batamugirimo, kuko isi tabari n'imitwe ya kiracana akaba ari igisambo kiraho ngaho cya marino zinzore zirahanga hanze, yarangiza yagira mu gicuko akaba yakingura. Uretse no kutwiba akaba yaza bakakwica. Higanza aha tuba dufite abanzi benshi, ibyo ujye ubimenya. Ku muntu baba bafite abanzi bamuzengurutse, kuko isi abantu batishima akazi kanjye badashobora kumwohereza hino si kuri njyewe. Agatsindura ceceka, nta magambo umuntu yakora bakabona ko wigize umutabazi. Cyangwa ushobora gusanga biri kukugiraho izi ngaruka, ugasanga urugo nyine nk'uko warabivuze kwa nyokuru ko warabazambaguje, babona bibarambiye bakakwirukana. Ntabwo wibuka ukuntu waje nkagukura mu muhanda nkagutarura, ngirengagiza ibibazo byose byabaye nkakuzana, warangiza kugira hangaha nkaguha uburenganzira, nkaguha urufunguzo, nyuma kugira ubwo mwegura umutima wanjye nirengagije ibyabaye byose, wakaba wari umaze kuba umugore hano, umaze gutuza. Ntiwari umaze gutuza? Niko kutavuga, ntiwari umaze gutuza? None ugiye kugira uruhare mu kungambanira. Ntabwo mbyizeye, ntabwo mbyumva. Wageze hano musaza wawe ndabakira koko, ni musaza wawe sibyo? Hariko no kugishimaka, ariko ntugire ngo wenda ngo nuko mbise numva ngo utoraguye umwana mu nzira ngo mbise nzamukira hejuru ngo nanga kubyakira, ngo suko nafite impuhwe z'umwana, ariko ngiye mfite amakinga y'umwana utagira se, utagira nyina, utasanze imbere y'urugo runaka mu muhanda gutya. Kwanza reka nkubwire, guhera aka kanya hari ikintu ugiye kugusaba. Reka no guceceka bishobora kuba birimo n'agasuzuguro. Reka nkwereke nkubwire rero, wowe n'umwana na musaza wawe si ubundi ariye yagiye ku kazi. Kazi. Umva rero, utarazana ibisobanuro by'aho umwana avuka ngo menye kuko ari imfubyi koko bizwi na leta, nashaka nyandikweho, ariko nzi ibisobanuro by'uwo mwana wazanye. Bazi tubabarire. Mvuze ngo iki? Aho waturutse
urahazi wowe na musaza wawe kandi nta soni kuko isiba abantu batabona ko akazi nkora n'ubukire maze kugeraho bakaba bakohereza uriya mwana nk'umwicanyi nk'inteko ahubwo kwanza akarebe ko batarenze. ariko mana koko iyo usa nk'umfite akana hano ndikaba kari kumfasha ibi byose nzabivamo. Mwiriwe neza. Amakuru meza. muraho? Yego. Amakuru meza. Baramze ngo hano si no gushaka umukozi. Nibyo nari ndi kumushaka, ninde se waba wabikubwiye? Umuhungu duhora hano rwamze ngo no gushaka umukozi. Nibyo nari mukeneye. Ushoboye gukora nk'ibikisi? Nshoboye guteka, ngashobora no kurya. No kurya ni akazi? Si wakora utari byose bikoraga hariya. Mbese n'ibindi byose no kumesa n'ibindi wabishobora nk'akazi ko mu rugo? Byose no gucana imbabura nabishobora. Ariko si uramba akazi? Akazi ndakaguha kuko nari natanze n'amakuru ngo banshakire umukozi. Naje ariko tuvugana ko ujaje uramba ku kwezi. Nose uhembwa ngahe? 20. 20? Wowe ushaka umukozi w'ibihumbi 10? Uramba 15. Oya ntashaka umukozi w'ibihumbi 10, ahubwo nimba wabikorera umbyira utangira akazi. Ndahari ibyo njanda nabikorera. Ariko nzanira n'ikibiriti. Kanze nkurebera akabiriti mu nzu. Mama, nizere ko ibyo nakubwiye wabitekerejeho. Ibihese kundu nijoro waje wasinze bira bigambo byose wabaguye uri kumbwira ukeka ko ngiye nabisize mu matwi. Ubu ndi nasinze rero ngiye kukubwira ibyo ndekereje. Kuva kera kose murya inga za mukuru wanje none namenye ko mwagurishije n'inzu. Ubwo ibyo bintu urukumva byumvikana? None se sibyo umwana wanje ndi kurya ni ibyawe se? Nose umwana yarabisize ngo ubishiremo ingegera ibyo ndazi byose. Erega menya ko uriya mugabo nubwo yayigurishije agiye kutwubakira etaje yiranzu uzi neza ko yiranzu pasta kanuma yasize idasize amarangi sibyo? Ariko mana koko uriya mugabo umeze kuri n'ubwenge bwe afite ubushobozi bwo kugurisha inzu akaje kubaka etaje. Ashobora kuyigurisha amara kuyigurisha amafaranga yigurishije akagenda akayubakamisha iyo inzu. Ego nabo bimugabo ufite ibitekerezo bizima uzagurisha inzu akagura etaje nuko uyigura nuko uyubaka. Inga murariye, imirima murariye, inzu nahagize nimugoroba nzanga murangije iminsi 2 muyigurishije kuko iyo mishinga mukora ibizambere byarahombye ibya kabiri nibyo murunguka makoko. Cyambere cy'inka nago twayigurishije turi kuvuga ngo tugiye kuyajya urukumva twarazigurishije kugira ngo tugire ute tuzicuruze nibaracuruje agahomba rero iranzu twayigurishije yongera arangure nta uhomba kabiri kare nta umuntu ucuruza adahomba homba ni homboka
mubyeyi we mama ko naheruka gufite ubwenge buzima ufite ibitekerezo bizima uriya mugabo yakurogesheje iki? Aka kanya ndumva utangiye kuzana ibintu byinshi ubwo urarebye unsanga nta bwenge mfite. Ntabwo mvuze ko ari nta bwenge ugira, ubwenge uraba ufite pe, waratubyaho uratwigisha turiga turarangiza yewe kanuma abona n'akazi, ariko ubwenge bwo gukondorora ibyo yasize ndi kubona ari ndabwo. Ahubwo uriya mugabo ahagereye aha nungutse ubwenge, ntabwo nari nagatekereje gucuruza, sinari nagatekereje nazira mishinga ari kuje arakora, ariko buno ndumva gucuruza uko nta n'ikibazo kirimo. None se niba muri gucuruza inka murariye inzu murayigurishije ubwo ibyo bintu muri gucuruza ko kubona biri kunguka igihe kizagera byunguke igihe cyane, ariko uziko wanyuma y'igihe atari igihe, ariko wivumburiye gucuruza ushobora gucuruza buntu ugasanga urahombye, ugacuruza buntu ugahombye, ariko umunsi ukurikiye ukagira ute ukunguka. Umunsi muzahomba yose, umunsi tuzahomba yose tuzashaka ndi. Mama aho bigeze wagakwiye gutekereza ku bintu bigufitiye inyungu natwe bidufitiye inyungu. Uriya mugabo kuva yagera muno yatangiye kunzirira abana, sinizera ko akwiye kuba hano, wagakwiye kuba waratangiye kumwirukana. Nyirukane ni ukuri pe, nyirukana agende usigara ugangaje mu bya Kanuma we yagiye, aho kugira bijya abandi nje nabijya ni ukuri ujya ntawiga ya koko nuko sinjye mbiriye nabiki kubijya urabyemerewe, kubishira mwingegera ntabwo byemerewe. Uriya mugabo ntago ari bambe sinzi kuva yagera hano je nahise ngubona ngaho ahindutse mu mutima wawe. Uriya mugabo ahindutse ingegera akakanya. Ariko mama nubwo mvuga ko hari bitagenda neza hano ukumva yuko ari kukuzirira umugabo, bira bintu mukora mwana ndanjana bifite ukora umubare mubi ugasazurira. Nje ngasazanira ariko fazo narababyaye nje narenze urukenyukiro ubu guca ndi kujya iby'umwana wanje nawe nimubabaye wawe azagushakira imitungo uzasigara urajya. Mama ntabwo nje mvuze byinshi, ariko ibyo mvuze ni ingenzi kuri wewe kandi ni ingenzi kuri nje. Nubwo wabigusigira ngo ubijye si ngombwa kubihereza n'abasazi. Ibyo ndibikureba kandi ntuzongere kunyinjirira mu buzima habe na rimwe, uri kunyumva? Nta n'isoni uba ufite. Mama uzicuza. Ubu kuko bwije nta n'ikintu muzi. Mwiriweho? Ego. Dani, ni wewe? Njyewe. Ni wewe? Nyinshi. Iminsi myinshi. Komera. Ego. Urakomeye? Ndakomeye. Dani, yesashimye. Mukumbuye ahimbaza. Ubu aka kanya se ugize umwana ungana uca? N'umuhanda wanje. Ni karibu muze mwicara.